intimba. Niyo mpamvu umubiri wihinda, niyo mpamvu urupfu ruza n'umwijima mu muntu. Kuko iyo twiga ijambo tukarisogongera ibwina tukabimenya, urupfu ntirwabatera. Imana ishimwe. Kandi ukuri ni Kristo muri twe twaramumenye neza, akatubera ukuri, tuza tugenda n'imbaraga no hejuru. Haleluya. Kandi Bibiliya yagiye ivuga amagambo yose irayarangiza. Isomwe muri Yobu ngira ngo ni ibice 14 n'umurongo wa mbere, haravuga ngo umuntu wese timunga hari usigaye ko ndabaza hari umuntu usigaye. Bibiliya yaravuze ngo umuntu wese wabyawe n'umugore ngo azagira gute, ngo azarama igihe gito, ngo kandi cyuzi umurongo w'agakinyuka. Umuntu wese ngo wabyawe n'umugore. Arakomeza ngo aje kugera ku murongo wa 5, aravuga ngo kuko uwo muntu ngo iminsi ye ngo yategetswe nawe, ngo kandi n'umubare w'amezi ye ngo ugategekwa nawe, ngo kandi ngo wamushireho urugabano ngo atazagira muti, ngo atazabasha kureka. Haleluya. Wamushiriyeho urugabano atabasha kurenga. Uko mwese mwicaye n'abandi bisekuruza byose byabaye isi yarabayeho barapfuye, namwe mwese kumuzapfa, buri muntu afite umwanya we n'ahazagwa n'urupfu ruzamwica. Amen. Ariko ntiturabitabura ngo tubimenye, ariko Bibiliya byose irabirangije. Nkunda Paulo kuko Paulo yagiye avuga ikintu cy'urupfu cyane, kandi ngo amare kukivuga iwe aratinyuka. Paulo ndi atinya urupfu, kandi wenyine yaravuze arivuga cyane, yari yarasogongeye Kristo kureza abandi bantu. Umunsi umwe yabwiye abantu ngo jewe nzi umuntu ngo wazamutse ngo agera mu ijuru rya kangahe, ngo rya 3, ngo kandi ngo yabonye ngo iby'amatwi ngo atarumva ngo n'amaso ngo atarabuze, ngo n'ibitaraje mu mutima w'umuntu, ngo aje kugera epfo rwo mu ijuru. Paulo Imana ishimwe. Iwe rero abwiye abantu ngo kumuza mumbona, ukuje muza mumbona Paulo ngo sijuri, ngo ahubwo ni Kristo uriho mwinshi, ngo nje ngo zambera ngo wabambwe kubyisi, ngo kandi byisi nazo bikamera ngo zabambwe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Ni warushabwira Abakorinto, arababwira ngo mw'Abakorinto muje mugera ikirenge mu canje kuko nanje nakigeze mu cya Kristo. Haleluya. Amen. Kandi yegeza yivuga uko yarateye akiri mubiri. Isomye Abafilipi ibice 3 were ku murongo wa 4, yaravuze ngo nimba mu isi yose hari umuntu wagira izo yirata kuza umubiri, ngo njyewe nabarusha. Haleluya. Haleluya. Avuga ngo njyewe nabarusha. Niyo wanje gutoteza itorero biteye ubwoba, ariko ngo agere avuga ngo mureke mbabwire ibyo umubiri nabigendemo cyane. Avuga ngo njyewe ndi wo mu bwoko bw'Abisirayeli, kandi ngo ndi uwo mu nzu neza, inzu ya Benyamini, ngo ni umuhaburayi w'Abaheburayi, ni umufarisayo, kubyo amategeko ngo naringanije itorero. Ariko mu byo byose ngo nabihinduye bitagira umumaro, ukubwo kuronga Kristo. Amen. Haleluya. Yandika kino gice dusomye umurongo wa mbere, aravuga ngo tuzi yuko tumuko confirme ni ikintu kidafite gukekeranwaho, niko yatangiye ijambo. Aravuga ngo tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi, kumumvingana
turateruye ibintu. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi kandi ntiyarekeraho ngo izasenywa. Haleluya, amen, haleluya. Ahubwo ngo dufite ngo yindi nyubako. Haleluya. Ngo kandi iyo nyubako ngo irava he? Ngo irava ku Mana. Ngo ni inzu itubatswe n'intoki. Amen, amen, kandi ngo ni zitazashira ngo y'umuco. Yesu manishoni. Haleluya. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Agereranya uyu mubiri n'ingando. Ingando abagize ibiraro, abaragiye, abazinka. Ingando ni igihurirano twegeza twubaka umugoroba umwe bwaca batandura ubwato inka zikimuka bukeye gitondo. Ni kwegeranya umubiri. Aravuga ngo uyu mubiri wacu ngo tuzi kuko ari ingando kandi zasenywa. Tuzi kuko ari ingando kandi zasenywa. Inzu y'agateganyo, inzu y'igihe gito. Ariko ndiyarekera iryo jambo, aravuga ngo dufite iyindi nyubako iva ku Mana. Iyo ngo ni inzu itubatswe n'intoki kandi ngo ni inzu itazashira ngo kandi iyo ziba mu ijuru. Imana ishimwe. Mu yandi magambo yashakaga kubwira Abakorinto, arababwira ngo uyu mubiri tuzasubira twambara urundi mubiri musha. Umubiri utazashira, umubiri utazapfa, umubiri w'umwuka udashobora kwimbatanya cyane. Praise Imana icyubahiro. Haleluya. Umubiri w'umwuka bitazashoboka kuko ubimbatanya cyane. Gituma mubona dupfa nuko muri uyu mubiri kamere ntiyapfuye. Gusa icyo dutandukanye uburyo tujera kamere. Wowe kamere ishobora kukudominika gukoresha ibintu binyuranyije n'ubutumwa bwiza bwa Yesu, ariko nje nkayimetriza, nkayidomina, nkayimara imbaraga, nkayitsikamira. Icyaha cyazagira ngo kireguka kigasanga ndi maso kaba ngo stop. Cyo cyane gituye ntabwo dutandukanye gusa, ariko twese dufite kamere tuzapfana nayo kandi tuzaba abakristo tuyifite. Tuyitsikamire gusa ishire. Haleluya. Uko hari ibyaha umuntu ashobora kurwana nabyo ubundi yarabisezeye burundu. Kuko Bibiri ivuga ngo washira gato kwihejuru bakavuga ngo je ndacahingire ngo bahinduye ijambo ry'Imana ikinyoma. Ariko icyo turushaye ni uburyo tujera, n'uburyo twifata, n'uburyo twirinda, n'uburyo tugenda muri urugendo, n'uburyo twasobanukiwe ijambo ry'Imana. Amen. 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 Haleluya. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu izasenywa, kandi ni iyi mibiri yavugaga, aravuga ngo dufite iyindi nyubako iva ku Mana kandi iyo nyubako ntiyubatswe n'intoki ngo kandi ngo ntizashira. Uyu ngiyi ni umugisha. Imana ishimwe. Amen. Rero tumaze kumenya aya magambo rero, hari icyo tugomba gukura mu ijambo ry'Imana. Dawidi kuko yasobanukiwe n'uyu mubiri, Zaburi ya 90:12 niwe yaranditse ngo Uwiteka Mana yacu. Amen. 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 Ngoja twigisha uburyo bwatuma dutunga umutima ufite kandi ngo
utwigishe umuntu abeho mu mibare yo kubara iminsi ye, unigishe kubara iminsi n'uburyo bwatuma noneho utunga umutima ufite ubwenge. Koko iyi nzu duhaye tuvuga nsha yo mu ijuru, uyitegura ukiri muri iyi nzu y'umubiri. Tushobora kuyitegura waravuye muri uyu mubiri. Turimo tuhatana n'isi n'umubi na Satani, turiko turarwana. Pawulo yaravuze ngo, niwe wavuze ngo jewe narwanye intambara nziza, ndwana intambara nziza. Yigeze kubwira Bikorinto, arababwira ngo mu Bayuda bose, ngo niba hari umuntu wakubisubiza bisubiza abandi, ngo jewe nakurusha. Imana ishimwe. Ariko muri ibyo bihe byose, muri izo ntambara zose, muri uko kubaho kose, amenya Imana rimwe n'iteka ryose. Arasobanukirwa, amenya Imana. Nimukubwira abantu, umuntu wese utaratinya urupfu, si ukurutinya ngo wenda ruzatwica hano, ariko twubaka ibintu muri twe bizaduhesha izo nyubako zatwe. Ubu nyine hari indwara zitungurana kandi zikomeye, zikazana imbaraga nyinshi. Utari urwaye ikagufata umunsi umwe, bwaca abantu bakabwirwa ngo runaka yarangije. Tugize mu bihe bikomeye cyane, kandi ibihe byo kwitegura umwanya uwo ari wo wose. Umuntu ari mu gufata arwaye, kandi n'abarwaye imyaka baryamye mu nzu. Ariko mureke dutunge Imana, kugira ngo ntituzaza tuba no muri ibi bihe, tuzaza tubibamo dukomeye, kuko abantu barimo gupfa barumvise ijambo ry'Imana. Yarabubatse, yarabaremye, bagiye tuzi uko basa, bagiye tuzi uko bari bateye, bagiye tuzi uko bakoraga, bagiye tuzi imirimo yabo, bagiye tuzi kwizera kwabo. Abarinzi baturimbiye ngo bose ngo barinze kwizera kwabo, ngo tuzongera gute? Abantu barinze kurinda. Cyo nicyo kigenderewe, kurinda ibyo mwizeye mukabizigama mukabirinda. Kurinda ibyo wizeye mu ijambo ry'Imana, ikaba inyubako yo mu ijuru ukiri mu isi. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, ngo dufite iyindi nzu ikomoka mu ijuru, inzu itarubatswe n'intoki z'abantu, ahubwo ngo yo ni inzu gusa yo mu ijuru. Kandi iyo nzu iziremwa n'umuntu ukiri muri uyu mubiri. Imirimo yawe ikubaka inzu uzabamo iteka n'iteka ryose. Kandi buri wese afite inyubako. Ahangaha yavuze inyubako y'abakiranutsi, ariko hari n'inyubako y'abatazakiranuka, kandi nayo y'igihe cyose. Ni ukuvuga ngo hano mu isi muri ubu bintu turimo twubaka inyubako isi n'inyubako zibiri. Uko dusoma ijambo ry'Imana n'uburyo turibwirizwa, n'uburyo turyumva, n'uburyo dushaka kuko ritureba kuratandukanye, ariko byombi biriko birakora inyubako ebyiri n'inyubako zibiri. Ariko Pawulo yashakaga kubereka gukiranuka no kudacika intege igihe cyose. Arababwira ngo nubwo ingano yacu yasenywe, ngo tuzi kuko dufite ibindi bintu. Imana ishimwe.
Imana ishimwe. Haleluya. Uyu mubyeyi wacu igihe cyabaye ni ikimana rero mwana, ariko n'ukuri hari ibyo yubatse. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Hari ibyo yubatse kandi yubatse inyubako itazabasha gusenya. N'ubu nyine twebwe nitwe tuba tubabaye, ariko bariya bose baza bagenda barakiranukiye Imana ngo baba baryamye ahantu heza mu mahoro ku mariri yabo. Ukuribwa yaribwaga ntagihari. Kandi Pawulo nagiye avuga urupfu cyane, yagiye avuga ngo aba bose mubona bagiye ngo nibo bazabanza kuzuka, ngo natwe abakiriho icyo gihe tutazi ngo tuzahinduka, ngo twese turagusanga umurimo wacu mukirere. Agenda abwira abantu ngo muze mubaragisha Imana kubwira nayoboka. Ijambo ry'Imana rihari nyine ni kuri twebwe. Ese inyubako yawe yubakishijwe n'ibiki? Hanyuma yashatse kuvuga kuko nyubako cyane yashatse kwerekana mu bintu. Hariya yanditse mu gitabo cya 14 na 13, 13 na 14 aravuga ngo hahirwa abapfapfira umunani, umwuka n'abaravuga ngo nibapfe kuko baruhutse imihati yabo kandi imirimo yabo ijanye nabo ibakurikiye. Bene data mukomere, kigenderewe tugira ibyo twubaka, naho gupfa twese tuzapfa. Nukuri tuzapfa twese, gusa ntituzapfira umunsi, ariko buri wese afite inzira ye. Umuntu wese afite inzira ye, kandi umuntu wese afite igihe cye, umuntu wese afite imyaka ye, umuntu wese afite igare rye. Bamwe bazabapfa bicaye mu ntebe, abandi bagapfa bari ku mariri yabo, abandi bagapfa bari mu ngendo, abandi bagapfa bari mu ndege, abandi bagapfa bari mu mato, abandi bagapfa bari mu mamodoka, abandi bagapfa bari ku mamoto, abandi bakarwara cyane, abandi bakarwara gake. Ni ku isi ayisaranganya ibintu, ariko Imana idufashe tumenye ijambo ry'Imana kandi turizirikane. Iyi ngando izasenya, ariko dufite iyindi ngando itazasenya. Uwo ni umwanditsi wavuze aravuga ngo ni umubiri ngo w'umwuka ngo tuzabasha kuvogerwa n'icyaha. Uwo ni umubiri uzahora uhimbaza Imana gusa iteka n'iteka ryose. Reka nsenge. Muremyi w'ijuru n'isi, Imana nyiri ubushobozi bwose n'ubutware, Imana nyiri imbaraga zose, Imana izimenya itangira kandi ikamenya n'iherezo, Imana izitumenya tutaraza muri iyi si, tukiri iyo waturemeye, ariko ukatumenya ukamenya n'igihe cyacu. Ijambo ryawe niko rivuga, na Dawidi yari yabivuze ngo nkiri urusoro kandi ngo warandebaga. Ni wowe uzumenya zose kuva twebwe tutarabaho no mu gihe twabayeho. Icyo natuzi kimenya Mana. Turangaha muri uyu mugoroba, ibyabaye ntibyagutunguye nk'Imana, ariko twebwe nk'abantu biza ari umwijima kandi umwijima w'urupfu. Turasabira uyu muryango inkomezi, turasabira uyu muryango imbaraga, turasabira uyu muryango ibyiringiro, turasabira uyu muryango kukubona nk'Imana.
iyi mitima ibabaye ukayitanga mu ihumure, kandi ukayihumuriza mu gihe gisa n'iki ngiki, ugahumuriza abana, ugahumuriza ababyeyi, ugahumuriza abakuru n'abatoya, abantu bose bari muri uyu mwanya ukomeye cyane, ugatanga ihumure Mana. Ni wowe dusaba kugira ngo ube muri uru rugo, kandi n'ahandi nkangaya hatekereza iki kintu uhagaragare Mana yari mu ijuru n'isi. Imbaraga zawe niko Dawidi yavuze ngo ntusubize intege mu bugingo bw'abantu. Araruha aravuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya. Izo nizo mbaraga zawe dukeneye kugira ngo iki gikombe cy'urupfu cyekorose ubwenge bw'abantu, ahubwo abantu bagutumbire kandi bakubone nk'Imana muri bo. Imbaraga zawe nizigaragare, guhumuriza kwawe ni kugaragara. Turabishimye kuko twumvise kandi tuzi cyane kuko uzi ukora ibisumba, kuko ijambo ryawe nabwo uzubasha gukora cyane ibintu byo twebwira kandi tugatekereza, kuko tuzadusenga Imana yumva kandi Imana ishoboye byose. Izina ryawe rikomeze ishimwe hejuru, twebwe ducishwe bugufi nk'abagaragu b'Imana, zose tubisabye